Se waba uzi impamvu dukora demarage kuri kategori ya A? Njyewe impamvu rwose ntakorera perimi ya moto iragora cyane. Nicyo kigora, igira ibizami bitatu, ni circulation n'ikona na demarage. Ibyo bizami se byoroshye ku muntu uri mu kibuga. Buri ibyo bizami bibiri biroroshye. Yego. Ariko buri ikizami n'ikikona kuri moto kiragora cyane. Kubera ko uragukata se. Ugenda ukata rimwe regeyo nka semita nitura hasi. Uyu munsi turi kuri tele, turi kwigisha demarage uburyo ikorwa. Umunyeshuri arobamo vitensi bakareba niba kandagiye neza. Sama vitensi agahita yegura, yatagize zigizag bakamuhagarika, bakongera bakamuhamagara. Yahagaze inshuro 3 abatsinze. Turi kubereka uburyo bakoramo demarage ya moto. Hari abantu benshi baziko igoye, baziko ngo umuntu yayiroba akagwa, ariko ni ibintu bisanzwe ku muntu wabyize neza. Hano hari abarimu nahasanze bazi kubyigisha neza. Zamire bajya bacyorohereza abantu bafite imyaka 40, usuzategereza bityo gihe unyura mu makona n'ibindi. Ugeze ubigerageza se mu kubyiga wenda? Nigeze mbigerageza icyumweru cyose nikubita hasi ndavuga ataho kugira ngo nzicwe na moto ndabyihorera rwose. Ndi kugenda ndeba abanyeshuri babo uburyo babigenza. Ako nabonye ari abahanga, dukomeze turebe kuri tele nakomeza mbereke ibintu byose ko bikorwa kandi neza ku buryo umuntu ufite ikizami cya kategori ya moto yazaza bakamufasha. Yo kugira imyaka 40 bakanterera metero 2 nzobora ngiye kwishaka kategori ya moto kuko kamiye mu ndakeka ni nayo nzaba nsigaje yonyine. Kategori ya moto ni nziza rero muri kategori zose bura kuzuza kategori nubwo wazigira zose atari perime ya moto. Aba hari ikintu ubura kuko niyo perime munyura hato, niyo perime byoroshye gutunga n'aka kanya wahita uguruka ugatwara. Perime za moto nizi z'umuriro bazitangira make. N'aba banyeshuri aho ni sawa, uriya ni fresh. Turebe n'uyu nguyu akamanika amaboko akaroba vitensi akandagiye hasi, shiramo vitensi n'uriya hariya ni sawa. Turebe n'uyu nguyu musaza rwose ukuze cyane. Muze bimeze bite? Courage kabisa. Zamira bazi kwambara kasike, ukafunga umugozi wa kasike, icara kuri moto, abantu bakora stade, ugakandagiza kano kaguru hasi, ugafata feri, reka amaboko, moto cyaka bigaragaza ko nta vitensi irimo. Ahangaha urabanza ukaregera akariro, ugafata kamburage gakeya, ugafata moto neza ku buryo uraba vitensi. Tugende ugafata ku kariro, ufunga moto ukayikomeza. Urumvira ngo bitasi. Hano tugiye gukora demarage ya moto. Uburyo bwiza wakoramo ikizami cya kategori ya moto kuri demarage. Icya mbere ni kwambara kasike. Icya kabiri ni ukura vitensi ukagutwikira. Icya gatatu ni ugahagarara neza udasize akaguru inyuma, ugahagarara uringaniye na roviye ya moto. Icya kane ni uguhaguruka mu mwanya wari uhagazemo utadigadize na gake. Icya gatanu ni ugahagarara ukoresheje ikirenge cy'ibumoso kuko icy'iburyo kiba gifashe feri. Igihe cyose baguhagaritse dukoresha ikirenge cy'ibumoso, icy'iburyo gifashe feri, wahaguruka ugahagarika icy'ibumoso. Akaguru duhagarika hasi ni ak'ibumoso, ak'iburyo gahora gafata feri mu gihe cyose baguhagaritse. Ukoresheje ibirenge bibiri, ukoresheje amaguru abiri ugakandagira hirya no hino, waba utsinzwe. Usabwa kurinda umugeraho ugihagarika akaguru k'iburyo mu gihe cyose aguhagaritse. Uhagarara inshuro 3 zonyine ukaba utsinze kategori ya moto. Kategori ya moto rero kuri demarage niyo hano abantu bayifata nkaho ikomeye kubera ko babisaba kuregera ugashyiramo vitensi udakandagiye hasi. Ko ikirenge cy'ibumoso kiba gifashe feri inyuma kugira ngo idatembagara. Ufashe na amburiyaje
n'akariro ukaregera kugira ngo nuruba vitensi ntisubire inyuma kandi haguruka aho wari uhagaze neza. Bisaba gufunga amatako kuri moto ugakomeza amaboko ukoroshya amburiyaje ukaregera akariro ugashyiramo vitensi wegura feri na amburiyaje ukomeza imbere yaguhagarika tukata feri inyuma n'imbere na amburiyaje ugahagarara yaguhamagara nanone ukarekura uhaguruka neza wahagarara inshuro 3 ukaba utsinze demaraje ya moto. Jya wegereza ikirenge kugenda gutya mu muhanda wose. Ujye wibaza impamvu dukora demaraje nk'isomo. Impamvu dukora demaraje yadufasha guhagarara neza cyane cyane mu gihe turi muri ambutiyaje ahaterera. Impamvu dukora demaraje idufasha guhagarara neza mu gihe turi muri ambutiyaje cyane cyane ahaterera. Impamvu dukora demaraje bagusaba guhagarara neza uringaniye, moto yawe iringaniye neza naho baguhamagariye, nuko mu gihe dushobora kuba turi muri ambutiyaje ugahaguruka ukagenda zigizage ushobora kugongwa n'imodoka iciye ku ruhande. Ese ushobora kwibaza impamvu badusaba gushyiramo vitensi udakandagiye hasi kandi mu gihe utwaye moto isanzwe ukandagira hasi ugashyiramo vitensi ukabona guhaguruka. Dore impamvu tutagomba gushyiramo vitensi twakandagije akaguru k'iburyo. Akaguru k'iburyo nuko kaba gafashe feri y'inyuma, akaguru k'ibumoso ariko kagiye gushyiramo vitensi kugira ngo dukomeze. Ntibyemewe gukoresha feri y'imbere mu guhagarara igihe duhagaze ahantu haterera. Niyo mpamvu dukoresha akaguru k'iburyo mu gufata feri y'inyuma, ak'ibumoso kagashyiramo vitensi kugira ngo imoto itaza gusubira inyuma, kuko feri y'imbere idakora mu gihe duhagaze ahantu haterera cyane yifashe n'ubundi pine y'inyuma y'imbere irikuba moto ikaba gusubira inyuma ukava mu kinyabiziga cyaguturutse inyuma. Aha nagiranye ikiganiro n'umwarimu umbwira ko afite kategori zose ariko yatinye gukora kategori ya moto kubera gutinya uburyo bwo gukata ngo mu makona. Baranabigerageje abona ari ibintu ngo bigoye cyane ku buryo rimwe na rimwe amakona mu kuyakatamo bitewe n'uburyo biba bisaba kuba waramenyereye moto. Yabonye yanamukubita hasi. Umwarimu yakomeje kumbwira ko ikizami cya moto ikintu kimugora cyane ari amakona. Ubu ngubu ategereje yuko azuza imyaka 40 ngo bakamwongerera amakona, kuko umuntu utuzute imyaka 40 yakora hagati y'ikona rimwe n'irindi aba arimo metero 1.60, hejuru y'imyaka 40 hagati y'ikona rimwe n'irindi aba arimo byibuze metero 2. Ategereje ko igihe bazongera hakaba hagari nyine wenda yaba ategetse buri ibyo bizami bibiri biroroshye, ariko buri ikizamini cy'ikona kuri moto kiragora cyane. Kubera ko uragukata se ugenda ukata rimwe n'igiyeyo nkase mitanitura hasi. Kiriya kizamini bajya bacyorohereza abantu bafite imyaka 40 ubusa uzategereza bityo gihe unyura mu makona n'ibindi. Ugeze ubigerageza se mu kubyiga wenda? Nigeze kugerageza icyumweru cyose nikubita hasi ndavuga ati kugira ngo nzicwe na moto ndabyihorera rwose. Ningira amahirwe yo kugira imyaka 40 bakanterera metero 2 nzobora ngiye kwishaka kategori ya moto, kuko kamye mu ndakeka ni nayo nzabasigaje yo. Kategori ya moto ni nziza rero muri kategori zose ubura kuzuza kategori nubwo wazigira zose atari perime ya moto. Aba hari ikintu ubura kuko niyo perime munyura hato, niyo perime byoroshye gutunga n'aka kanya wahita uguruka ugatwara. Perime za moto nizi z'umuriro bazitangira make ariko ngewe ubuzima dore dusanzwe tubona n'abantu cy'imyaka 50 bari kujya bakiri mu muhanda bagitwara. Njye numva mu ntumbero mfite muri vision yanjye gutunga moto bitarimo ntazanabikenera. Oya shaka utabikenera kuyitunga ariko ugakenera kuyigenda ariho yitwaye. Nkenera kuyigenderaho nzatega nk'abandi bose hejuru y'amakona gusa. Hejuru y'amakona gusa dutegereze kugira imyaka 40 kugira ngo ubashe gukora kategori ya moto rwose. Hano tubonye umuntu tunaniye mu buryo bwo kuzakora kategori ya moto, kandi izindi kategori zose zikorera mu buryo bworoshye, ariko kategori ya moto yarayitinya mu buryo bwo kwirinda kwikubita hasi. Niba n'abandi bana ariko babyumva ntago mbizi, ariko perime ya moto dusanzwe tubona abantu bayikorera kandi bakayibona. Abo bantu rero buri muntu buri yagira ikintu yiyumvamo cyane cyane buryo bakorera perime ya moto nuko nkunze kubona ari n'abanyonzi cyangwa se abandi bantu bahinduriwe ubuzima ariko bafite ubushobozi bwo kugura moto. Urumva umuntu usanzwe atwara igare n'ubundi amenyereye guterera umusozi afashe amahembe ku maguru abiri. Byo ku maguru abiri nawe urabizi biragonga bisaba balance. Ahubwo ikibazo racyumvisha hano kiri ni bya bindi byo kuba umwana ari wo mu gasoni akava mu rugo aza guhera ku modoka urabanje gutwara igare ndarizi kuritwara neza cyane. Ese moto itigira iki ko byose ari amaguru abiri. Buriya moto
nayo ndayitwara mu buzima busanzwe bwatigenda butarimo ikizami, ariko butarimo ikizami. Muri make iyo bujemo ikizami rwose ikona rindangaragura. muri make ikigaragara cy'ikizami kiri mu bintu bikomeye kurusha gutwara moto mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe moto wayimpa nkayitwara ariko ntago najya gukora. Ese ibintu babaza kuri moto barasi biba ari ngombwa nka sirikirasiyo, bareba ibinyoteri, uburyo umuntu yangaje afitensi no kuzipangura no guhagarara. Yego. Biba ari ngombwa se no mu muhanda? No mu muhanda birabimenyetso. Ubona ukuntu umuntu bamurega ngo ahagaze nabi kandi koko no mu muhanda ushobora guhagarara nabi imodoka ikakugonga. Nibyo biriya bizami bakoresha bya moto nibyo kuko biragufasha no mu muhanda. Reba nk'i Kigali nk'amakona mpavuga ngo wagwa imodoka igufunganye ikaba ngombwa ko uhita uyikatira mu buryo bwihuse utabasha kunyura mu makona n'ubundi nawe wayigonga. Urumva ubwo gihe nta nubwo nanatwara moto muri ambutiyaje. Twumvisha impamvu abapolisi babaza ikizami cy'amakona ari nayo mpamvu gikomeye, ni uko bagira ngo nujya no mu muhanda uzabe uri equilibre ku buryo wakatira imodoka mu buryo bworoshye. Urakoze cyane Kazungu. Sawa nawe urakoze.